Mu mudugudu utuje wo mu Rwanda witwa Ishema habagamo umwana wicisha bugufi kandi witwara neza witwa Ishimwe. Buri gitondo yambaraga ishati ye yera isukuye, ipantaro ye iteye neza n'inkweto ze z'umukara zisukuye, maze agahita ajya ku ishuri. Ishimwe yakundaga Yesu kandi akagerageza kumukurikira uko ashoboye buri munsi. Umunsi umwe izuba riva, Ishimwe n'inshuti ze bari gukina nyuma y'amasomo. Inshuti ze ni Irere, Ganza na Mukamana bari bambaye neza. Bari bakinnye nuko haza itsinda ry'abasore bakuru batangira guseka Ishimwe. Dore wa mwana ukunda gusenga cyane, kuki utigana abandi? Ishimwe yumvise ababaye, ariko ahita yibuka umurongo wa Bibiliya yize. Niba Imana iri ku ruhande rwacu, ninde waduhangara? Abaroma 8:31. Yarahagurutse yisubiza icyizere, ahagarara yemye aravuga ati, nkora ibyiza kuko Imana iri kumwe nanjye. Ni Irere, Ganza na Mukamana bahita bahagarara iruhande rwe, bavuga bashize amanga bati, natwe dukurikira Yesu. Abo basore bakuru baratangaye nuko bahita bigendera. Ishimwe araseka kuko yari yakoze ikintu cyiza, atari uko yari afite imbaraga nyinshi, ahubwo kuko Imana itagereka abana bayo bonyine. Ageze mu rugo, se aramubwira ati, Ishimwe, wahisemo neza, iyo Imana iri mu ruhande rwawe ushobora guhangana n'ikintu cyose. Iryo joro Ishimwe arasenga ati, Mana, ndagushimira ko uhora uri kumwe nanjye, mfasha kugukurikira buri munsi. Kuva uwo munsi Ishimwe yatangiye kugenda afite ubutwari, yizeye ko Imana iri ku ruhande rwe iteka ryose.